Bwana sifiwe. Reka twihuti dufite ubutumwa uyu mugoroba. Aya magambo yanje mu gatondo ndangije ndabipostinga mbishyira kuri status mbwira abantu ngo uyu mugoroba baze kuza tuganire. Hari ibintu Imana yamanuye, hari ibintu ijuru ryatanze, hari ubutumwa ijuru ryohereje, kandi ba nyiraryo bajya babyakira, bamara kubyakira bikababera amahoro masa. Reka nkoresha umwanya wanjye neza. Dufate igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, twavuze ko ariho dusoma 16:6. Ezekiyeli 16:6. Tuze no gusoma n'uwa 7 imirongo 2 gusa. Hari abantu batinda kubona ibice, reka tubaha amasegonda 45. Ezekiyeli ni mu rupapuro rwa 784. Musimbuke mu isezerano rya kera. Musimbuke. Hari abantu batinda kubona ibice. Ezekiyeli 16:6 kadusome. 16:6 kugeza kuri 7. Ezekiyeli. Nuko munyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ugira ute, ariko mwabivuze ko Imana igiye gutanga kubaho. 7. Nakugwije nk'ibimera mu murima, uragwira kandi urakura, ugira uburanga buhebuje, amabere yawe arashimangira n'umusatsi wawe urakura, ariko wari waratawe ari ntacyo wambaye. Nakira ijambo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Uburyo bwiza bwo gukurikira umwigisha ni ukumutega amatwi, warangiza ukanamureba. Bitari ukumureba ngo muhangane, kumureba kugira ngo akuzuze nawe umwuzuze. Imana ishimwe. Iyo usoma umwigisha ari kwigisha, ibyo usoma ntubyumva, n'ibyo yigisha nabyo ntubyumva. Mbonye utarabyumva bituvuze aracyasoma. Iyo usoma umwigisha yigisha, ibyo usoma ntubyumva, n'ibyo yigisha nabyo ntubyumva, ugataha nk'ingata imennye, kandi wageze he? Mu materaniro. Uyu mugoroba rero Imana ishimwe. Uyu mugoroba Imana iduteye iteka. Uyu mugoroba Imana itugiriye ubuntu. Uyu mugoroba Imana iduhaye chance. Uyu mugoroba Imana iduhaye amahirwe. Hari ibintu abadayimoni bishe, hari ibintu Satani yishe, hari ibintu abarozi bishe, hari ibintu abantu bivanzemo. Hako muzikora abantu bajya bivanga mu kazi, bakivanga, wawe mu rugo bakivanga, mu bana bakivanga, umva bakiva, kandi bakivanga bashaka kubyica. Ariko uyu mugoroba tega amatwi. Uyu mugoroba nirambwira ngo ibyo Satani yishe Imana itegetse kubaho. Hari ibintu Imana isubiza ubuzima. Kabiri, hari n'ibitariho. Ibyo bya mbere byariho birapfa, ariko none hari n'ibitariho. Ndabesha se? Bashenekologe bose bavuze ko bidashoboka. Tolaza elefo emeliza lakita ebera. Nabaguhamagaye kuri telefone, iyo babwiye ibyawe bakubwira ko safini. Ayiwe data we, nawe ibyitegereje ubona n'ahantu bizongera kubaho. Eliza lakita edefo. Ayiwe data we, iyo barebye imyaka basanga byararangiwe. Ayiwe, iyo bagusuye bakareba iby'urugo, bakareba iby'abana, babona nta mugisha uri mu bana, basanga ibyarangiye. Zo ntabiriho. Ariko uyu mugoroba ijuru ryambwiye ngo ibitariho bigiye kubaho, kuko ari Imana ishobora byose. Ariko reka mbabwire ijambo rikomeye ry'ubwenge. Iyi twakurikiye, iyi twagize dute mu masungu,
iyi twakurikiye ifite ubushobozi bwo kurema ikintu abantu babireba bakabona nta kiriho, ariko ijuru ryo ryabyitegereza bigasanga Imana hari ikintu yakoze. Iyi twakurikiye ifite n'ubushobozi bwo gukuraho ikintu maze bakireba bakabona kiratashinyitse, ariko iri mu ijuru yigaramiye yacyitegereza igasanga nta kiriho. Yabwiye Abisiraheli ngo nimukomeze mugende, bo bareba imbere bakabona inyanja, bareba inyuma bakabona ingabo, bareba hirya bakabona imisozi. Irababwira ngo nimukomeze mugende. Noneho igiye kubyica, igiye kubihwanya, irababwira ngo ingabo mwabonye nimuzongera. Ariko ziraba zigiye ariko ko zatugose, ariko kuko dufite Imana ifite imbaraga zo kwica ibintu abantu babirebesha amaso bakabona biracyahari, ariko yo yarabyishe. Wayikomeye amashyi umugoroba ko Imana ishoboye byose. Imana ishimwe. Ezekiyeli arahanura aravuga ngo nuko nkunyuzeho. Reka mbabwire, uyu ni umuhanuzi wa gatatu mu bahanuzi bakuru, le grand prophète. Abanzirizwa na Yesaya agakurikirwa na Yeremiya agakurikira. Afite umwihariko w'ibintu bibiri bitangaje. Ezekiyeli ikintu cya mbere atangarijweho, yatangiye guhanura bari Babuloni, nibwo yahawe umwuka. Aratangaje. Ubwo abandi bari mu bunyagi, we nibwo yahagurukijwe, iramubwira ngo umva ngutume. Icya kabiri atangarijeho, niwe muhanuzi wahanuye ari muto, avensiza imyaka 26, kandi ubundi amategeko yari hari y'ishuri ry'ubuhanuzi umuntu yemererwaga ko ari umuhanuzi afite 30. Ariko iramubwira ngo va ku by'imihango y'idini n'ibyo bamenyereye n'ibyo bazi n'ibyo bazakurikiza, ndaguhagurukije ngwino uhanurira amahanga, ngwino ubwira abera, ngwino ubabwire. Arangije ahanura iki gice. Uyu mugore rero batubwiye asobanura Isiraheli, n'uyu mwana agasobanura Isiraheli. Uyu mugore ajya gusama yari umuhetikazi, aterwa inda n'Umumowabu. Iyi nda ntiyayikunda, ashaka kuyikuramo, iramunanira. Igirute iramunanira ngo arayihanganira. Igihe cyo kubyara kigeze, ava iwabo mu cyaro, aragenda agiyo kure, kandi ngajya mu ishyamba ku dusozi, ku buryo namubyara ahamuta akazahagwa, kuko ntabwo yamwishimiraga. Manishi amaze kumubyara arahamuta. Narababwiye ngo uyu mwana yari afite impfu 6 zimuriho. Urupfu rwa mbere, uyu mwana yagombaga kwicwa n'ivata. Babyeyi n'abakuze barimo hano barabizi. Icya kabiri, uyu mwana yagombaga kwicwa n'umusonga, kuko ntabwo yarafubitse. Icya gatatu, uyu mwana yagombaga kwicwa na tetanusi, kuko urureri rwe umubyeyi yasize rurangaye, amaraso n'ivumbi byari kwivanga, tetanusi ikamwica. Kane, uyu mwana yagombaga kwicwa n'umwuma, kuko ntabwo yigeze amuramira, sibyo? Gatanu, uyu mwana yagombaga kuribwa n'inyamaswa zo ku gasozi. Mwashyiraho n'izindi muzi, nk'uhasiga uruhinja rutaye mu ishyamba. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hari impfu nyinshi zari ku buzima bwawe bitewe n'ibihe wanyuzemo, hari impfu nyinshi zari kugaragara bitewe n'iminsi waciyemo, ariko reka mbabwire ijambo ry'ubwenge. Ahantu wagombaga gupfira, ahantu wagombaga kugwa, ahantu wagombaga gusebera, ahantu wagombaga kwikorera amaboko, ahantu wagombaga gutakaza ubwenge, ahantu wagombaga kubabarira, ahantu wagombaga kurira, niho Imana ibitse igisubizo cyawe. None se murumva uwo mwana bitari birangiye?
ariko nimwumve kuri mwana yavuze ngo nuko nkunyuzeho. Ariko iri jambo muryumve neza mama Dasi, ntabwo ari ukunyurwaho bya depassage bizo kuvuga kameme. Reka tugaruke, ntabwo ari ukuvuga ngo Imana yari mite, ntabwo Imana kambizane muvuga nuko agira cyitegereza, ntabwo Imana yari haciye nkiri gutamporiza. Yeliza la kita ya defo, ntabwo Imana yari haciye n'Imana yabuze rinye. Ariko ndabaza wari umugambi kamaze, wari umugambi Usimana niki cyari kijanye mu ishyamba no mu bihuru no mu yanatembera ntiyatembera mu murwa. Ubwo iratembeye ibona ikwiye kujya mu dusozi n'uduhanamangane, ntabwo yari yaciye de passage. Kamabwira ijambo rikomeye, ibintu byawe ntabwo Imana ibimenya ari uko ihageze, ahubwo ibintu byawe Imana ibimenya bitaraba. Oya, ntabwo yahanyuze byo gutembera ngo nijyaje ngibona umwana yikange. Ashwida ikizanye umugoroba ntabwo yikanze. Ibyakubayeho amakuru yabyo yarayamenye, ibyagusohoreyeho yarabyumvise, ibyo wanyuzemo Imana yavuze ute. Ariko twayikomeye amashyi y'umugoroba. Ayo makuru Imana irayazi, amakuru yawe Imana irayazi yewe. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ukurimo kurya, ukurimo kubayeho amakuru udatariya. Iyo raporo iri mu ijuru. Nubwo imiryango yawe utabizi, umwe wo mu bacu yarafashijwe aravuga ngo nubwo data na mama bandeka, yaravuze ngo Uwiteka azanterura. None nzakubaye ijuru rirabizi, marira warize ijuru rirayazi, majoro warize ijuru rirayazi, bitutsi watutswe ijuru rirabizi, ijuru gucamo. Nyina yagataye iyo umvira imanutse kandi muryakire nk'ijambo rivuye ku Mana. Kure y'abantu, kure y'ibintu, iyo kure uri wenyine, iyo niho hafi y'Imana. Ariko abantu babyumvise ra, iyo kure, iyo abantu batazi, iyo bagusize, iyo bakurakeye, iyo bakujugunye, iyo baguhambiriye, reka mbabwire ngahangahe niho bagira kuva ikintu gikomeye. Ariko twayizamuriye amaboko gusa. Cyakora mwamumbaye kure, ntiyumva hafi mbanguhobeye. Mana nziza ntaguhimiza bitabarika, ariko ntacyo zamuka. Ariko abarokore b'iki gihe ntabwo tugifashwa nka cye. Ntawe ukizamura haleluya, ntawe ukiza. Bene rero bene izo z'insabano, bene izo z'insabano ntizijya ziyinezeza cyane nk'iyo tuziteye itazisabye. Naya mashi twirirwa tubasaba ngo muyikomere amashyi, ntabwo ajya yishitura naya yandi tuyikomere itasabye. Mujya mumenya gutereta Imana. Imana ishimwe, Imana ihimbazwa, ntacyo bitwaye. Gufashwa ukanezerwa ukazamura haleluya, ntacyo bitwaye, ni ukuri kw'Imana. Ariko yambwiye ngo uyu mugoroba ikigiye kukubeshaho yakibitse ahandi wagombaga gukorerwa n'isoni, ikigiye kukubeshaho. Ubu ntabwo wabyumva, ibintu byose bikiri terebye, bikiri normal. Ariko iyo byatangiye kuzaramba niho ibigiye kugikura. Iravuga ngo nuko nkunyuzeho, mbwirira mwene so mwegeranye ngo baho,
niko Uwiteka avuze. Nubwo abantu batabyifuje, nubwo abarozi batabyifuje, nubwo abantu batabishatse, ariko Imana irabitegetse. Nubwo abaganga nubwo abaganga byabacanze, hari n'igihe abaganga bibacanga we bakavuga ngo natwe ntabwo tuzi icyo gukora. marigire n'ibikuzengurutse, marigire n'ibyo waciyemo, ariko ijuru ritegetse kubaho. Marigire n'izo bavuze, ariko ijuru iravuze ngo baho. amashimwe. kandi Imana ahantu iguhereye kubaho ni ahantu batigeze batekereza kuzabaho. Imana ahantu ibikoreye ni hagati muri bo, kugira ngo bazamenye ko Imana ari Imana. yabishoboye idusenga itegetse kubaho. ndimo ndumva ijambo riri kumbwira ngo ubwoba nibushire. yivuganye nawe niyo kwizerwa, yivuganye nawe niyo kwiringirwa. ivugo yiwe ni ihame. ijambo yavuze iraririnda, ijambo yavuze irarihonosheza. Imana itegetse kubaho. genda ubeho, aranyitegereza, imbabazi ziramusaga, ati genda ubeho. mbaga gupfira icyo uzakubesha data yakibitse. igitabo cy'Itangiriro 21 igice cya 21 nicyo tugiye gusorezamo tugasenga. Itangiriro 21 hari inkuru z'umuja witwa Hagayi. murazibuka? manishimwe mwijyayo mugiye gusoma, murabisoma mugeze mu rugo, amasaha yagiye, kuko dufite no gusenga Imana ikabishimangira ikabiteraho nakashe maze tukabaho. musi umwe Sara ahamagara Aburahamu, ukazabona uraga ibyawe. uko niko natire y'umugabo itandukanye n'iy'umugore. umugore akunda gukikira ku bibero no kwitirirwa urubyaro. umugabo aba ahangayitse ngo nzasigira nde. niko natire imeze. nibyo rero Sara yavuze, partage du partage. nzarera kanyitirirwe nawe uzakaraga ibyawe. Mana ishimwe. Aburahamu ntiyabyumva, asohoka batemeranyije. Bibiliya ntabwo yerekana Aburahamu yemera, simwasomye? bagenda batabyumvikanyeho. ariko kuko Sara yari yamaramaje, aragenda abyumvisha Hagayi. aramubwira ati wakakobwa we netamfepa, ntugire ikibazo, tuzagufata neza, tuzakumenya. aragategura. bishiduka Aburahamu aryamanye na Hagayi atabishaka. yewe na Hagayi yagize ute? atabishaka. iyo nda rero niyo yazanye probleme. Hagayi yakisama mu mezi 3 kwa kundi bikideranje. Sara ngabwira Aburahamu, aramubwira ngo nuricyo utangiye kunsuzugura, ukansuzuguza n'umuja, nta soni koko utangiye kunsu. ariko muri logique byarumvikanaga. ntabwo Hagayi yari kujya guhuha muziko nindi mumereye nabi, wenda yabyutse nabi, Sara niwe wagombaga kubikora. nta nubwo Hagayi yari kuruka mu biryo by'umusaza, Sara agaramye hariya kandi adatwite, niwe wagombaga guteka. icyo kibi kibazo. Imana ishimwe. kibi kibazo. baratangira rero barashwana. ku gice cya 15 reka mabwire, abanditsi baravuze ngo nibwo bwa mbere mu myaka 100 Aburahamu yarabwiye nabi Sara. amurembeje, atangiye kumutunarika. Aburahamu ahambwe ati sa icarano tuvugane. urarinda ununarika, umbaza ibya Hagayi, umbaza ibyo kugusuzuguzwa. so warizanye
ubundi si wowe wabizanye, si wowe nyirabayazanye. Rero ubwo Aburahamu yarakaye gutongana, ibyawe nahagaye mubyikemurire, ngewe ibyo nta kintu bikindebaho. ngo Aburahamu gahita nimanukira ava mu rugo, amanuka muri karitsiye. Kuko yahaguma abanditsi baravuze ngo Sara yarushaga ubukari Aburahamu, yahaguma Sara yari kumushwanya gusa, ngo ahita yimanukira gato mu mvugo y'iki gihe ngo aribeta. Araba bagabo mujye mugira nka Aburahamu, mwibete mwimanukire gato. Ngo aramanuka. Niho rero haturuka iki? Haturuka ikintu mujya muvuga mutwigisha tukanyurwa. Yaramanutse ngo yicarira munsi y'igiti cy'umweloni, niho yahuriye n'ababashyitsi batatu. Ako murakumvise? Niho yacamatiye n'ababagabo. None nimwumve ko Aburahamu ari umutesi. Aravuga ati mwaretse mukazi wanjye tukarya, kandi ibyo asize ruguru muriro watse Sara yakaniye, sibyo? Mukazi wanjye tukarya tukanywa, ko ibintu byose wanjye bihari. Noneho ikosa abazamura saa sita. Uza abashyitsi ba saa sita utarufite muri gahunda, bijya bigusha abarokore. Mutigeze musezerana, mutigeze, bijya bigusha n'abagore. Bijya bigushanya, si ukwirarira. Ariko Aburahamu arabazamukana. Umva, sans problème, sasa Aburahamu yari umuntu w'umutima utangaje. Aravuga ati atari mwizire. Umva, arabaretana nta n'isoni no mu rugo. Bagabo baricara, ngo bamaze kwicara ngo Aburahamu arihamagazwa ngo sa dufite abashyitsi. Bakora icyo umuririmbyi yaravuze ngo mu gihe cy'ibyago n'amakuba mwiyumanganye. Bakora icyitwa ngo mu gihe cy'ibyago n'amakuba mugire mute? Mwiyumanganye we. Bashyitsi batabacishamo ijisho. Abashyitsi nubwo mu cyumba byatsi, ariko muri salo mwiyuma. Nubwo mu cyumba umuriro watsi, nubwo yasize mutavugana, ariko ubwo azanye n'umushyitsi, ya mazina wabitse muri database, muri base de données yawe, ongera yapfupfunyire yo sheri, hani, ravu, mutima, kuko nyine turi mu gihe cyo kwiyuma. Ase basara na Aburahamu ntibabikoze. Bose ni bari bashwanye ngo bariyumanganya, ngo Sara giyonga aratunganya ibimasa barabaga. Ese barabakiye cyane ntibabakiye? Neza se cyangwa nabi? Neza cyangwa nabi? Neza cyane. Umva nicyo, umva ngo bari inyama ngo zifonyoka, banazanya mukurura n'ijosi, ukumva ibi bikanuzareme zifonyoka, inyama imeze nka keke. Za nyama zahiye neza, Sara arazikaranga arazitondera, aravuga ngo nubwo Aburahamu tutari kubyumva kimwe, ariko abashyitsi badusuye reka nziteke zifonyoke. Ubwo haciyemo ikindi cyigisho ngo baraziteka zirafonyoka. Ngo abagabo bararya, bamaze kurya no kunywa, babwira Aburahamu ngo we Sara arihe? Bamubwiye akazahara. Aburahamu atari muturimo imbere yo. Baramubwira ngo umva, undi mwaka nk'iki muri uru rugo rwawe hazaba harimo umwana w'umuhungu, kandi uvuye mu rukiryi rwa Sara. Undi mwaka nk'iki gihe, ariko nawe di, ariko nawe sha, ariko nawe undi mwaka, ariko twabivuze di cyatsindiza ariwe ndetse undi mwaka n'icyo gihe mu nzu yawe, mu rugo rwawe, abana bawe, akazi kawe, undi mwaka n'iki gihe. Ariko twanabivuze ku itorero ryacu, undi mwaka n'iki gihe tukazaba turi mu Musanza, turi muri Roboti yacu, undi mwaka n'iki gihe. Ibyo ni ihame ukuri kw'Imana. Sincèrement, undi mwaka n'iki gihe tukazaba turi muri Roboti ahagutse. Imana ishimwe.
Imana ihimbazwe. Dushoreje ku kirero, arabyaye, bibaye byiza. Hagayi arabyaye, na Sara arabyaye. Umunsi wo gucukirizaho Sara wo gucukirizaho Isaka niwo wateye ikindi kibazo gikomeye. Ngo Hagayi na Ishimayeli ngo babonye Sara ari konsa baraseka. Sara ngo bayababonye, baramuseka ati mukecuru Sara rushobora rwaruhinja. Ngo baraseka baryana inzara. Sara bayaba uriya mwana niba mukecuru koko baraseka. Burya ujya wirinda gupfa guseka ibyo ubonye byagukoraho. mugapfe guseka ari uva. Sara aravuga ngo sinjye ubona batashya abashyitsi. Abwira Aburahamu, aramubwira ngo Aburahamu naritonze. Sara yagiraga amahane, aramubwira ngo njye mu gitondo bujya gucya sinzi igihe ndi bubyukire bitewe nuko ndananiwe niwe mu mirimo, ariko njye simbyuke. Uwitwa Hagayi n'uwitwa Ishimayeli bakiri hano. Aburahamu w'abandi araza abwira Hagayi ati byarabuye. Aramutekerera imvumba. Ndimo ndavuga ngo ikizakubeshaho Imana yakibitse ahantu wagombaga gupfira. Ikizakubeshaho Imana yakibitse ahantu wagombaga kugira uti. Ngo aramutekerera. Hagayi aragenda, ageze mu butayu bw'i Berisheba. Tugiye gusenga Imana. Imvumba ishiramo amazi. Ngo atereka umwana nkaho wateriwe cyangwa warasa umwambi, ategereje kureba ikiri bumubeho. Ngo ategereje kwapfa. Ngo akicaye aho yumva ijwi rimubwira ngo Hagayi wirira, kebuka inyuma yawe. Ngo akebutse, ngo ahabona iriba. Iryo riba izina ryaryo rirasobanura ngo, mwambare nkababwira, iryo riba izina ryaryo rirasobanura ngo Imana yandeberaga kwa Aburahamu imboneye no mu butayu. Imana yamboneye kwa Aburahamu inkirije no mu butayu. Bakamubwira Imana yagutabaye 2010 no mu mwaka yagutabaye. Imana yagutabaye 2010 no mu mwaka, ariko twayikomeye amashyi menshi. Imana yakugiriye neza, Imana yakurengeye cya gihe, Imana yagutabaye cya. cyagihe abantu basetse, Cyagihe wabaye urw'amenyo, cyashowe yamanywa yamarira, cyagihe cyagisuzugurira, Imana yaserutse kagahinda. n'uyu mwaka igiye guseruka. Imana yatabaye n'uyu mwaka igiye gutabara. Imana yarwanya none igiye kurwana. Tuyikomere amashyi menshi. Abantu benshi bategereje ibizakubaho, ariko bagiye kubona ibyo Imana igiye kugukoraho. Abantu benshi bategereje inkuru. Bene data, iri riba ryari rihari? Nta ryari rihari, ahubwo ni iriba Imana yaremeye Hagayi. Reka nkubwire rero, aho hantu ugeze Imana igiye kuharemera ikintu cyawe gitandukanye n'icyo mwicaranye, kuko ntabwo muhuza ubutayu, gitandukanye n'uwo murimo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe cyane. Nibutse inkuru, nababwiye ngo mumfate ntarondogora. Nibutse inkuru y'umugabo witwa Aburahamu. Aburahamu ni umugabo ukomeye. Igihe Imana yamusangaga iwe mu rugo, ngira mubwira ngo zamuka ujye Moriya uhatambira Isaka, kandi abe igitambo cyoswa. Buri ibitambo biratandukanye. Igitambo Hana yatambyemo Samweli gitandukanye n'icyo Aburahamu yari agiye gutambamo Isaka. Samweli yari agiye kumutamba ngabe mu rusengero, ariko Isaka byari ukumusogota inkota mu marira ye no mu maraso avirirana, ijuru rigahabwa icyubahiro, Imana ikanezerwa. Niko gahunda yari iteye, niko yari ishushanyije. Babyeyi muri hano mufite abana, ntunsubize. Ijwi rikugeze, Mama Dasi arahigimye ngo yabitinyuka, ngo Imana ngo nayo ntiyabikinisha.
ariko Aburahamu ngo arahaguruka abwira Sara, aravuga ngo turaje gato. Tugize dute? Turaje gato, ntabwo dutinda. Kamemu ntabwo natinda n'umwana, kandi umugabo arabizi ko agaruka wenye. Arazamuka n'abashumba barazamuka bagera ku musozi, simbitindamo inkuru twazize. Benda gufata umusozi Moriya, abwira abashumba aravuga ngo nimusigare hano namwe ntimunkurikire, ngo ajyana na Isaka gusa. Bageze mu nzira nibwo Isaka kamubwiye ngo oh papa, umaze gusaza, wazanye inkwi, uzana umuriro, uzana amazi, uzana ibigenewe igitambo, ariko umaze gusaza cyane, n'umushyo ndabona urawufite, ariko nta gitambo ufite. Kuki wibagiwe umwana w'intama? Agakubita mu mutwe gutya kara agapeti ka Kenza, ati mon fils, Uwiteka ari bwirongere. Bisobanura ngo Jehova oya n'uyu mugoroba ku buzima bwawe data yirongera igitambo, n'Imana igitubonera ibitambo. Mu gihe nta bitambo data akabibona, inzara inzobo akazisiba. Kamabwire kuntu ahantu twari tugiye gupfira Imana igiye habona ubuzima. Si ryo jambo turiho? Aho wagombaga gupfira niho Imana igiye kuguhera ubuzima. Bageze yarakazirika, aragatunganya, arakabwira ati peti, igitambo ni wowe. Karamubwira ngo niba ari byo Imana yakubwiye ntuyisuzugure, nanjye ndemeye. Afunga mikono, agahambira neza, agashyira ku gicaniro, abafashe inkota. Muzasome mwumve kuntu Aburahamu yari yamaramaje. Bibiliya iravuga ngo marayika amufata ukuboko. Bishatse kuvuga ngo iyo atamufata ntabwo baganiye, yaramufashe kuko yabonaga umusaza yamaramaje. Aramufata, amaze kumufata nibwo yamuvugishije. Ariko mubwo mujya mubisoma mukabibona. Nibwo yamubwiye ngo Aburahamu we udakora ikosa, Imana yarebye urukundo uyikunda, none yiboneye iki? Igitambo. Ijwi riramubwira ngo bukurebe inyuma, data yiboneye iki? Kambabazi iriya ntama ngo yarakebutse, ngabona intama yafashwe mu mahwa mu gihuru. Kambabazi iriya ntama yari imazemo iminsi ingahe? Ntayuzi. Ese nyiri ntama yageze mu rugarazi, barabonye ibuze, arayihorera. Nge naratekereje ngo Imana yarabimwibagije kugira ngo iriya ntama izaba igitambo. Abazi kuragira n'iki nta ntama irishiriza mu mahwa, irakikira ariko ntishobora kwinjira. Ariko ngo yari yafatiwe mu mahwa, kubera ko ikizakurengera Imana igihisha ahantu wagombaga gupfira. Iyo ntama Imana yari yahahishe. Genda ubaho kuko Imana itegetse kubaho. Imana ibareba neza, ibaho umugisha mu izina rya Yesu, amen.